Yego, action. Urankunda nkundira iki se? Nguranzi ubona ngenda nguranzi. Wenda hari umuntu ukubwira amagambo ngo aragukunda, akubwira ngo arakuzi, nta muntu umenya undi, umuntu niwe wimenya. Cya kabiri, nta muntu ukunda umuntu amukundira icyo amukeshaho. Umuntu wese mwabanye cyangwa se mwagendanye hari inyungu yaragutegerejeho. Nabona atazigeze uko bikwiriye azakujugunya, ariko ntabwo Imana izaguta, muzabana urwaye, ukennye, wishimye cyangwa ubabaye. Kandi igiti cyatumye kizongera gushibuka, abakujeho bagukurikiyeho inyungu bazakuvaho, ariko hari abazaza mubane mu buzima wowe utatekerezaga, Imana ikuremera abandi bantu. Rero reka mbwire umuntu wese ubwira umuntu ngo aramukunda, ntugakinishe ijambo bwira ry'umutima, ntugakinishe umutima w'umuntu, ahubwo ujye umubwira ibintu uzi neza kuzakora. Waryoheye abantu bitewe n'ibyo bagukeshaga cyangwa se ibyo bagukuragaho. Hari abagukunze bagakurikira, bagusanga mu rugo, musanga ibyo wari utunze cyangwa se muhurira ahantu hamwe runaka, kubera ko wari uri mu gihe cyiza, nyine ufite akazi keza, umeze neza. Hari abagufasha nk'igisheke kimwe, bakacanga, bakumva agasukari kashizemo bakajugunya, bagacira icyo bahekenye. Nkubwire ngo gerageze ubuzima bwose urimo, nujya kwishimira abantu ujye umenya ko nabo baguhinduka. Ujyeho mu buzima umenya neza ko nubwo baryoheye umunsi, umuntu we akunda uburyohe bukurimo, nagakunda ibibi byaguturukamo cyangwa se ikibi cyaguturukaho. Rero gerageze abantu benshi babera isukari cyangwa se babera umuntu baryoheye. Ugerageze nuhora n'ibihe bikomeye, umenye neza ko umuntu wese uri kugukunda muri iyi minsi uzamusuzumirwa n'igihe uzaba ugezemo kitari cyiza, atakubona nk'ibyo agukeneyeho. Reka nkubwire nkurikiranye ngo nta bihe bidahinduka kandi nta buzima budahinduka. Aho uri guca hose cyangwa se ubuzima urimo bwose, kuba ufite inzara cyangwa se uri mu bukene buteye ubwoba, cyangwa warabuze urubyaro mu buryo bumwe cyangwa se ubundi, ibihe byose birahinduka. Kandi nta muntu dukwiye gufata umwanya ngo ducireho iteka, kuko uyu munsi umuntu yaba ari umugaragu, ejo akaba umwami. Ikindi, uwari mayibobo yahinduka umwarimu w'abandi. Reka mbwire abankurikiranye cyangwa se abari kumva, ntabwo ukwiye gutinya ibihe, ahubwo ujye ugerageza uhangane n'ibihe, kuko igihe kikwita izina, igihe gihindura amateka, igihe nicyo kirema uko umuntu akwiye kuba. Kandi mbwira abantu ko nta muntu udahinduka, nta n'ibihe bidahinduka. Umuntu utakira n'uwapfuye, ariko ukiriho yakira akaba umukire cyane. Ikindi, nawe utaba mwiza kereka yarapfuye. Umuntu wese uko yaba ari mubi yahinduka umuntu mwiza. Kandi nawe utagira umumaro kereka atakiriho, ariko mu gihe akiriho yagira umumaro. Murakoze cyane. Reka mbivuge kandi mbisubiremo cyane, ntabwo Imana imeze nk'abantu, ntabwo ikora nk'abantu, ntitekereza nk'abantu. Izi ubuzima bwanjye cyangwa se bwawe nkurikiranye, ndagukunda kurenza uko runaka yagukunda. kandi niyo nshuti ya bugufi, niyo nshuti nziza. Mwa bantu ubabaye cyangwa se wishimye, ukennye cyangwa se ukize, waba uko wameze kose. Rero burya reka mbwira abantu, ujye wirinda cyane guha ibyiringiro byawe abantu cyangwa se kwizera mu bantu, ahubwo ujye wizera Imana nk'inshuti, kuko abantu benshi bakomeretse bazira gusohora imvamutima zabo bakaziha abadakwiriye. Mbwira abantu bizera mu bahanuzi ko nta agakiza kaboneka mu bahanuzi, agakiza kabonekera mu Mana. Rero tugerageze kwirinda kugaragaza imvamutima zacu ku bana b'abantu, ahubwo tugerageze kugira ibanga tubana n'Imana, kuko umwe yaravuze ngo Kristo aba muri jye kandi shobozwa nawe. Rero reka mbwira umuntu wese dukurikirana cyangwa se ukurikirana n'ibiganiro cyangwa se uyu mwanya, urinde umutima wawe kandi umenye ko Imana igukunda kurenza uko abisi bagukunda. Asante, murakoze. Burya biragatsindwa cyangwa se ntibikanabeho kwizera ko umuntu avuze ngo Imana iri hano, aho kwizera ko jye nakabaye Imana iri muri jyewe. Imana iba muri jye, igendera muri jye, ndetse ibana nanjye. Rero sinkwiye kujya kwishaka ahandi, ahubwo Imana yagakwiye kugendera muri jye. Reka mbwira abantu bankurikirana cyangwa se bumva ibi biganiro, ntabwo Bikira Mariya tujya kumushakira ku biti.
Bikira Mariya ashaka kutwerekana dusanga mu nzu iwacu cyangwa se mu miryango iwacu. Murakoze. Nyedini bo bavuga ko ari umubyeyi babonaga. Rero nkatekereza ikintu kimwe tugerageza abantu basenga abemeramana, twirinde umwuka w'ibihuha, umwuka w'ibinyoma, umwuka Imana ijya kugaragarira abantu ibaha ibimenyetso ko ari Imana ije. Niko bimeze, niko birigaragaza. Ntabwo Imana ije kugaragariza abantu kariyo ireke gutanga ibimenyetso, kuko inayereka umuhungu bita Gideyoni yamweretse ikimenyetso ko ari Imana. Ariko uyu nguyu icyo sabwa nabonye gikomeye, turi mu cyari mu kwa mbere, nabwo urasaba gucunga cyane, kwitonda cyane, yego, kutagira ikosa nkora, kuko nangiranye abarimu benshi kandi bose ngomba kubakurikirana, kandi amasomo yabo ukayatsinda, kandi amasomo yabo nkayatsinda. Ikindi birasaba kutagira ubwoba, nta gusibira. Hari isheke bigeze ugira mu mwaka ushize wenda ukaba warasibiye cyangwa bakagusibiza? Umwaka ushize nagize sheke, nakoze ikosa. Suze kandi mbifurize amahoro y'Imana ishya n'ihirwe mu buzima, amahoro y'Imana bane namwe bari mu majyepfo, amajyaruguru, iburasirazuba n'iburengerazuba by'umwihariko ari mu mujyi rwagati wa Kigali. Mwaka mushya muhire kuri Peter Ntaganda. Nawe Ntaganda ndi Ntaganzwa. Ntaganzwa Jean Pierre. Ntaganzwa Peter Shitiya. Jean Pierre Bemba. Oya kandi. Ni namahoro. Buri wese yubatse izina ku ruhande rwe, nitwa Ntaganzwa Peter. Peter rero umwaka utangiye gute? Uyu mwaka utangiye niga cyane. Ndi kwiga. Wasuye kaminuza? Ndi kaminuza. Teologiya cyangwa siyanse cyangwa tekiniki? Abo mbizi ishuri ndi kwiga n'igizaryitizi. Ishuri kwita niyo zabyita izina. Yego. 2025 ubona ngo urayifunitse. Wari umwaka ukomeye ku buzima bwanjye. Akoze impanuka sinapfa. Murana n'ibibazo bitandukanye sinakorwa n'isoni. Rero uriya mwaka ni umwaka nahatanyemo cyane kugira ngo ngere muri uyu nguyu. Ariko uyu nguyu icyo sabwa nabonye gikomeye, turi mu cyari mu kwa mbere, nabwo urasaba gucunga cyane, kwitonda cyane, yego, kutagira ikosa nkora, kuko nangiranye abarimu benshi kandi bose ngomba kubakurikirana, kandi amasomo yabo ukayatsinda, kandi amasomo yabo nkayatsinda. Ikindi birasaba kutagira ubwoba, nta gusibira. Hari isheke bigeze ugira mu mwaka ushize wenda ukaba warasibiye cyangwa bakagusibiza? Umwaka ushize nagize sheke, nakoze ikosa, ninya umuntu, natinye umuntu muri uyu mwaka, ndanisanga nakoze ikosa, nagendeye mu marangamutima y'umuntu, nica imvamutima zanjye. Wagendeye mu marangamutima y'umuntu, nica imvamutima zanjye. Ibi bintu bishatse kuvuga iki? Rimwe akenshi amakosa turi gukora muri iyi minsi, bamwe wenda ariko mvuge jewe n'abandi bamwe tuza kugendana mu mujyi umwe, ntabwo akenshi amakosa turi gukora ni ukwisanga turi mu byifuzo by'abandi, turi kujoininga inzozi z'abandi, noneho ibyacu tukabyirengagiza. Ikindi nizemo nyine ko umuntu ubwe ku giti cye niwe mujyana, mbega nige mujyanama mukuru w'ubuzima bwanjye. Rero iyo nkoze ikosa nkagendera mu byifuzo by'umuntu, ukagendera mu byo umuntu yifuza, ko umuntu atekereza, ukagenda mu mitekerereze ye, ariko usanga ibyawe bibaye ubusa, bikarangira wicujije. Kuko burya hari ijambo umukuru w'igihugu akunda kuvuga, umuntu ubwe niwe agomba gufokasinga kuri dreams, ku nzozi ziwe. Yego. Uti umuntu no focusinga cyase ureba ku nyungu ziwe bwite. Uyu munsi wa none duherukana Peter ari umusore ugize amahirwe yashatse, Imana igwaye n'urubyaro, inzozi zawe, dreams zawe zikiri zawe nyine ubu zisigaye zifocusinga ku muryango wawe. Yes. Usiye byakira gute kumva kuri umupapa? Ntabwo nakajamping. Ku ruhande rwanjye ni byiza, ndetse byatumye nkomera, numva nyine nkwiye kuba umupapa, kuko sijye nyine ukiri usigaye wirebaho, ahubwo hari n'undi n'abandebera, hari umufasha wanjye ndetse n'abana. Urumva rero ko mfite
byinshi byo gukora no gutekereza cyane. Yego rero byaranafashe cyane turi ba silibateri twumvaga nyine ubuzima bwacu bugomba kurangirira ku byacu byifuza, ariko ubu hari n'abandi ngomba gutekereza. Dusubije amaso inyuma gatoya, hari kurarira yindi ngo dusubije amaso inyuma waraturengeye. Imana yaraturengeye, Imana yarakoze, niko simbitekerezaho cyane ngo mbitindeho kuko akazi kayo ni akazi kayo kuturengera, n'inshingano zayo. Igiye ku bwanjye ruhande n'inshingano z'Imana kundengera. Uti ni inshingano z'Imana kukurengera. Ngaruka inyuma gatoya tumaze dukorera ubusesenguzi kuri aka kantu kamaze iminsi kari kuvugwaho ngo ntimukubarire ibishushanyo bibajwe, imana zanyu zibajwe, bayari n'ibindi byabo. Hari bimwe mu byo ntibuka muri Bibiliya cyane, abantu bari barimiremeye ibishushanyo bibajwe, akari batangira kuramya no guhimbaza. Uyu munsi wa none babonye ishusho ya Bikira Mariya, niba yarabonetse n'ibitarabonetse sumbaze, ibihumbi by'abantu birahurira. Nk'abantu turebera inyungu zo mu mwuka, tukarebera mu maso abiri atandukanye, ibintu mwabyakiriye mute? Ngiye ku rwanjye ruhande, izi ni inkuru na Bibiliya baratubwiye ngo niturara mu nzu turapfa, ngo turaze bodaboda hanze muri Bibiliya. Bamwe turara hanze tugira ngo turapfa. Numvise uyu mugabo wabaje nk'ujya abwira abantu ngo muri Ghana, yewe Nowa aravuga ngo ngagiye kubaza inkuge ngo 25 ngo abantu bari gupfa, ngo abantu batangira guhungiramo kugeza ubwo bamufitaye muri yombi. Umwuzura ari kuza gatwara abantu. Urumva Umusanze njye ntabwo ubwanjye nabyizeye, ntabwo nabyizeye. Buri wese agira imyizerere ye. Uko babivugaga, uko babigaragazaga, ntabwo Bikira Mariya yabuze ahandi hantu ajya kugaragara kurya, ajya kwibamba ku ipoto yarege ngo ajye kwibamba ku giti kabisa. Igiti Yesu bamubambyeho ajya kwishyira ku giti. Noneho ukuntu bavugaga baravuga ngo ishusho ye iri hejuru, hanyuma ngo hasi hari umugabo ngo ni Yosefu fashwe. Naribaza ubwo ntago ari kumurunguruka nyine, wumvaga ari ibintu bavuze, ariko rye sinabyegereje umutima. Niba umuntu yaravugaga ngo ari kumubona, je igiti narakitegerezaga, nakitegeza nkaburaho ari nibaze se umuntu ari kuvuga ari he. Yego. None bavuga ngo ari umukecuru azakona ameze nk'uwanyweye urwagwa, akati ndamubonye nguriya ashakanye kumva birahindutse. Yego. Rero giye ku rwanjye ruhande, bira ni ibintu natekereje, aryo umuntu asetinga ikintu mu bwonko akacishyiramo, akajya kugira ngo ari kukireba kandi ntacyo ari kurebesha amaso. Yego. Ati ndamubonye nguriya ari hariya, ariko kandi nanone Yesu bamubambye ku giti. Bikira Mariya yabonetse ku giti. Oya tunareba ipoto yagaragayeho Bikira Mariya yabaciriritse. Yabaciriritse kabisa. Yaba igaragaje nk'umuntu ucitse kandi tuzi ko ari umubyeyi ukomeye. Ibi ngibi bishatse kuvuga iki kubemerera Imana? Tuzi ko mu Bakatolika bamwe ibice bitatu. Bibiliya hari ibintu ivuga bikomeye bibiri. Ndavuga ngo mu minsi y'imperuka hazaza ibihe birushya. Yego. Cya kabiri ngo hazaza abahanuzi b'ibinyoma. Hari n'abazaza bavuga ngo barereswe ariko ntacyo babonye. Ibyo bitatekereza tu umuntu aza ari umuntu nyakinyoma avuge inkura yikubita hariya. Nabonye abapadiri baza ngo guhinyuza iyerekwa, bakagira abapadiri baza ngo baje kureba niba ngari ibyo cyangwa atari ibyo. Birane byo gufoza ifroni sinzi ukuntu nabyita. Uwo padiri nawe rero kubireba, ese we yari simbizi, ntago nzi ukuntu nabivuga, wenda nzabagarukaho. Ni gute kereka muri Katolike hari umuntu byibura ushinzwe kureba akavuga ngo koko ndabona yerekwa ryabaye ryo. Iyi barahari abo bantu. Rero uwo muntu ko bamuzanye sakavuga ngo sibyo, kuko je narabikurikiranaga, akavuga ngo ntabwo ari byo, ngo ni ibihuha. Bikarangira bafashe ibiti barabitema, yego babikuraho bakora ipoto. Ni igiti cyari gihari baragitema bagikuraho. Yego. Ngo bashatse ngo kuvanaho ngo abantu akavuyo ngo bataguma batahe bataguma gushungera ibintu bidahari. Nibajije ibintu bibiri. Aba bana babiri numvaga abapadiri n'abasenyeri bagakwiye kubafata bakabiyegereza, sibyo? Yego. Bakabaganiriza
kuko nta kiba ku musozi nta mpamvu nubwo nta urivugira ku musozi nta uripfa uvugira ubusa ku musozi. Ikindi hari abantu bavuze bari bahari ko hakubise inkuba 3 ni ikinyoma bakimara kuyakura uretse gatowe bakimara kuyakura ndabwira nyine uburyo umukanya uraje kumva n'indi nkuru buriya baravuga ibindi bitandukanye gutyo hari nuza kwereka avuga ngo none Yesu wiziye ejo avuga ngo ni Imana no yimanukiye kuko abantu bo bagira ibitekerezo bitandukanye gusa uko byaba byagenze kose uko byaba byatambutse ni imisi imeruka iri kugenda isohoza ibyayo ni imisi imeruka iri kugenda isohoza ibyayo niba umuntu ubwe avuga ngo Bikira Mariya ari ku ipoto ya rege ngo ndi kubona ishusho ariko Bikira Mariya bari na mutoya kiriya giti ko nta muzimba wari cyari gifite Bikira Mariya ajya ku gati kangana kuriya kwera none iki ntashaka kwiyerekana Bibiliya hari ibintu ntabwo Imana yajya kwigaragaza mu buryo budafite ibimenyetso ku ipoto ya rege none se ikibazo nibaza abayishinguye bazayicana bayishibijeho buri gihe nikigera ipoto ya rege bashaka no kwitwara ahandi hantu ubwo naho azajya wenda bazabona aho Bikira Mariya abo nyibaza aho bayitwayeho nta kintu bari kubona abo muri rege uze kugaragaza umbarize muri rege ahubwo niba batari kubona Bikira Mariya mu mapoto iyo poto wenda njye wageze kuri tele ntabwo yakuweho na rege iyo poto yakuweho n'abamwe mu bayobozi bo mu nzego z'ibanze bafatanyije n'izindi nzego za leta z'umutekano mu rwego rwo kugira ngo hirindwe umuvundo w'abaturage benshi bashoboraga kubyigana bose baza kw'iyo poto kugira ngo ubuzima bwabo bataza kubushira mu kaga bashoboraga kubyigana ufite ikibazo cy'umutima akabashobora kuhasiga ubuzima ufite imbaraga nke cyane nk'abacecuru bumva ko basenga Bikira Mariya bamwemera bamwikundira bakabyigana bakasiga ubuzima leta nko mu rwego ureberera ubuzima bw'abanyarwanda muri rusange babonaho kugira barwane no gusubiza abantu inyuma batubwereka turandure kino kintu cyabarangazaga tugikure hano byibuze nibakibura baraza gutaha basubire mu ngo zabo icyo kintu gisobanuke neza yego jewe ukuruhande rumwe nashimira leta yego nashimira leta urumva uburyo leta itekereza nashimira leta yego mu buryo batekereje ikintu cyihuse kubera ko iyo batakiyakura kiriya giti cyangwa se ngo basenye biriya bintu byari bihari yego byashoboka ko bapfira bamwe cyangwa se bakanahakomerekera abandi bakahavunikira cyangwa se n'ibisambo bikaza bikahibira abantu bari bahaje ko bari benshi cyane wari umuvundo mwinshi cyane rwose icyo kintu ntekereza ko nanjye nagitekerejeho mbona ko nyine burya umuyobozi buriya bari umuyobozi nicyo bivuga ubundi nta buyobozi budashyirwaho n'Uwiteka yego ubuyobozi bwinshi bushyirwaho n'Imana rero kuba baratekereje kubikuraho ni mu buryo bumwe bwo kugabanya umuvundo wari hariya no gukumira ibintu byaza kuvuka bitari byiza byatuma igihugu kijya no mu kaga bitewe n'abaturage bari bahari yego mukumire rero cyangwa se leta ikumira ikintu kimeze nka kuriya cyane ko cyane n'igihuha bitari ukuri amakuru amaze kugaragara kuko ahantu Bikira Mariya yigaragarije cyangwa se ahantu Yesu yari Yesu biragaragara abantu benshi barahemera bakahabwa bakagira gute n'ubwo wagira gute akayira kajya mu rw'intango nta muntu utakagana kuko abazikiri ahantu hari umuneke buryo urariyoherera ibingibi rero abantu baramye ibishushanyo bibajwe abantu baramye amashusho ubutumwa bwawe nka Peter ntabwo biri ibyemera Bibiliya ni itegeko Imana ahaye ntabwo bonaga nk'igipapuro ntabwo yabonaga nk'igipapuro yabonaga nk'iyerekwa kuko niko nabyumvise abageze kuri twe nabwo amakuru baduha batubwira ko umwana yababwiraga ko ari kubona ishusho cyangwa se ari kubona Bikira Mariya abanyedini bo bavuga ko ari umubyeyi babonaga rero nkatekereza ikintu kimwe tugerageza abantu basenga abemeramana twirinde umwuka w'ibihuha umwuka w'ibinyoma umwuka Imana ijya kugaragarira abantu ibaha ibimenyetso ko ari Imana ije niko bimeze niko birigaragaza ntabwo Imana ije kugaragariza abantu ko ariyo ireke gutanga ibimenyetso kuko inayereka umuhungu bita Gideyoni yamweretse ikimenyetso ko ari Imana kugira ngo agende yizeye ko ari Imana agize gute abonye rero ntabwo twavuga ngo ni ukuri 100%, ariko kandi ku rundi ruhande navuga ngo reka turindire niba ari Imana kuko Bikira bigaragarije hariya nk'uko yabikoze ikibeho yarabikoze atusiga ikimenyetso cy'isoko
abantu bajyaho barayihasanga n'ubundi n'amahanga yose ajyaza ikibeho. Niba koko ari byo turindire, Imana ivuga rimwe ndetse kabiri, wenda azazongera igaragaza yereka abantu ko ari wari waje. Niba atari we nabyo bizagira gute, bizamenyekana. Inkuru idafite gihamya irangira vuba. Hari icyo bita kubonekerwa, guhishurirwa n'iyerekwa. Kubonekerwa, guhishurirwa n'iyerekwa. Ndi kujya nk'umwe mu bantu bize teologiya bakaba bakurikirana n'ibintu by'inyigishirize ku bijyanye n'iyobokamana, ubyakira uti? Ubundi kubonekerwa no kwerekwa ni kimwe. Ni kimwe, nuko nyine amadini abyita izina ritandukanye. Ikindi waruvuze kubonekerwa no kwerekwa n'ishurirwa ni kimwe. Hari ikibazo nangiye kubaza, wenda we usa nk'umuntu uhakana ko uriya atari Bikira Mariya, wagiye ugaragaza ko wenda ari we yaba yarigaragaje mu buryo buciriritse. Ese bitwaye iki Bikira Mariya aramutse agaragaye nk'umuntu, wenda tuvuga ko Yesu yavukiye akiyereka abashumba avuka, ese abaye ari Bikira Mariya akagaragara mwa buriya buryo aho usengera mu itorero ryawe, cyangwa se wenda we nk'umuhanuzi, wabyakira gute? Impamvu uri yabaye ari Bikira Mariya wiyeretse barabana, mwebwe nyine wowe wabyakira, ntago wamuyoboka cyangwa n'ubundi wakomeza kwinangira umutima ntubyemere? Nababwiye ngo iyo Imana ijya kwereka abantu mu buryo bwayo, itanga ikintu cyatuma bayizera ko ariyo yabiyeretse. Ndabivuga mu buryo bubiri. Yesu avukira mu kiraro, yashatse kugaragara mu buryo bubiri, kandi yari byamaze kuvugwa kazavuka. Ariko kandi kuvuka kwe, mwibuke icyabaye, haje inyenyeri, ndetse bamwe ngo ntabwo bari bazi ahantu yavukiye, usibye inyenyeri yabayoboye abashumba ikabageza ku kirugo ahantu yavukiye. Ari Imana yerekaniye mu byanga hano mu Gataraga, ariyo. Ibi mbivuge nk'ukuri, nicaye imbere ya kamera n'abantu badukurikiranye, yatanga ikindi kimenyetso kimenyekanisha ko ariyo yari igize gute, yari ije. Nk'uko ikibeho yiyerekanye Bikira Mariya, ariko mu bo yiyeretse batanze ibihamya bigaragaza ko ari we yagize gute, wiyerekanye. Nivuga rero uburyo Bikira Mariya yaba yerekanishije ku ipoto, abantu babonye amayerekwa y'ikibeho bo baduhamya ko yaje ku gicu, akaza mu gicu akanavuga bakaganira. Ariko muribaza, turafata igiti, wenda inkuba yahita zigakubita, cyangwa se umurabyo cyangwa se cyashya, ngo inyenyeri yamuritse ku manwa, cyangwa se gishobora kurandurwa n'umwana w'umuntu. Urakoze cyane. Kandi agatwarira Bikira Mariya uhahagaze. Urakoze cyane. Igiti bakakirandura kikaranduka kiri umugore w'Imana, cyangwa Bikira Mariya si umugore w'Imana se? Urumva si nyina wa Yesu se? Ni nyina wa Yesu. Ntabwo Imana igira urushako. Imana ntabwo igira urushako. Katore Bikira Yesu ariko ni Imana. Yesu ni umwana w'Imana, yego. Akandi afite ububasha n'ubushobozi kuko abuhabwa na se. Yego. Kuvuga ngo mu aribyo wenda bita ngo Imana mu butatu butagatifu. Yego, Imana Umwana n'Umwuka we. Yego, Imana Mwana rero hariya no nibaza. Mama w'Imana, cyangwa se wenda Imana wabyaye Imana yitwa Yesu, cyangwa se umwana wawe witwa Yesu, ni gute igiti yaracharandurwa n'umwana w'umuntu? Ese koko ribaye ari yerekura Bikira Mariya, kiriya giti nticyakabaye gifite ibindi bitangaza kubyo kukirandura bitari bukunde? Ntabwo byari gukunda, kuko reka mbivuge, ari we wiyerekanye kuriya. Niyo mpamvu navuze ngo bwaba ari uburyo buciriritse budafite ukundi kuntu niba cyararanduwe kigakurwaho, ni uruhe rwibutso rwaba rusigaye? Hari ikibazo ku giti cyaba cyagiye. Cyakora afite kuza akerekana urugero ubundi buryo, akerekana urugero ku ibuye runaka ritapfa kurandurwa n'umuntu. Kuko aho Bikira Mariya yerekaniye, cyangwa se Imana ashaka kwerekanira, ikwiye kwasiga ikintu kigaragaza ko yahageze. None tayari tumaze kumenya ko igiti cyagize gute, cyakuweho. Rero nkatekereza ko impamvu nabivuze kuriya nuko dukurikiranye amayerekwa n'ahantu Yesu Bikira Mariya yerekanira, ndetse n'ababonye Yesu yerekaniraga mu gicu bakamubona mu kirere. Ubu none aha ngaha n'ugerike barasanga hano bubatse ingoro
kubera ko ariho yerekana icyo kireba akagitumira ko bakiyongora aho hantu n'ahandi haturuka amazi hasi mu butaka n'ahandi haturuka amazi hasi mu butaka. Ikindi uzasanga no mu Rwanda hakora ibikorwa aho Ruganzu yakandagiye hari ibimenyetso nyine, ariko ubu none aha ngaha ugeze ahantu bari bahagaze sije gusanga harahabyinagiye ntibahinga bizaba bigize gute barahinze twahinga yego inde ni kuvuga nkurikije aho Ruganzu ndori oya ni kuvuga ni amateka kuvuga ngo iyo ahantu habereye ikintu hari ibimenyetso byo harasigara ibirahure bamenye nge nkora inkuru nabikoze inkuru bari ibirahure bari kubisuza mu madirisha urumva rero n'ubwatsi banyukaguye uyu munsi wa none buri kumera kwaguye imvura nk'umukozi w'Imana rero mwitorero usengeramo iyo mubonye wenda abantu bamwe bakristo bo mu torero runaka batangiye kugaragaza ibimenyetso nk'ibi ngibi wenda mwebwe wowe usengera ntabwo ari ngombwa wenda ngo mpavuge cy'amatangazo ariko noneho mubifata ntabwo ari uburyo bwo kuba mwakura umutima abantu b'Imana nk'umuhanuzi bwo ntabwo by'amatorero tubijyemo kubona byibuze itorero rimwe rivuka abantu bakavuga ngo twabonye Yesu abandi bakavuga bati twahanuye Yesu agiye kuza twubatse inkuge murabona mutagiye gukura abantu b'Imana umutima mwe ahubwo ari mwebwe mwakabaye mubayobora bo reka buriya mukobwa bumwe agatukisha bose yego ikibazo baje ni cyiza numva nazagaruka n'ubundi nyivugaho yego abantu benshi bari mu sengero yego bafite imyizerere itandukanye ikindi bari guhura n'amayerekwa cyangwa se ubuhanuzi uri kumva yego mu buryo butuma bizera ibindi bintu runaka batari barizeye rero nkatekereza kino kintu na Bibiliya bivuga ariko yego aribyo natangiriyeho ni iminsi y'imeruka abantu batangiye kuzana mwuka w'ibinyoma yego ndetse hatabayeho umwuka w'ubwenge kuko no mu Bisirayeli habagaho abanyabwenge yego babwira abantu ngo ibi bintu muri gukora sibyo ibi bintu mutangiye gukora sibyo kuko Imana ijya kuvugana n'umuntu ntago imuvugisha imukura umutima yego ntago yakora ikosa ryo kumuvugisha imukura umutima ikintu cya mbere ikora mbere yuko baganira neza nuko iba iramutegura bakaganira none twebwe dutangiye kumva ibintu bitandukanye mu madini ngo umwe yeretswe ngo undi Yesu araje undi gutya tukanatekereza ibintu twumvise tukagira gute tukabibura aho rero nturengeye kubaza nk'umukozi w'Imana gato ntabwo uciye mu ijambo mbabarira hari uwubatse inkuge muri Ghana ngo Yesu azaza ku 25 Yesu ntaje yego hari uwahanuye ko Bikira Mariya yamubonekeye ubu Bikira Mariya abantu baramubuza kinyoma rwose none twebwe abakristo bo muri iyi minsi ko tubona abo twitaga abahanuzi bamwe muri bagiye kutuyobya cyangwa se bamwe mu bo mukuru umurimo w'Imana iyi minsi y'imperuka umukristo nyawe yizera iki yitware gute kugira ngo n'uba abahanuzi uko babaye benshi byibuze abashe kuguma mu murongo muzima icya mbere yego ni ukutagendera ku marangamutima y'abantu cyangwa se ku byo abantu bavuze byose duhite tubyizera yego icya kabiri ni ukukoresha umwuka w'ubwenge cyangwa se imbaraga z'ubwenge yego icya gatatu dukwiye gukora ni utagendera mu nzaduka byacitse ngo kabaye ngo hano ngo uri guhanura ngo ari kuvuga ibintu biteye ubwoba no tureke kugendera muri kirabaye tugereke kumva ngo runaka ngo ari guhanura tubanze turebe se ibimenyetso n'ibihe bigaragaza ko ibyo ari kuvuga ari ukuri hari nk'umuntu wigeze yajyana guhanura perezida ni inkuru akunda gutanga yaragenga aramuhanurira amubwira ko Imana yamutumye kuri perezida hanyuma perezida aravuga ati ariko niba yarashyize mu gihugu ikanyemera ko umuyobozi ni gute itagicaho ngo imbwire ntabwo inyizera yampaye abantu bangana gutya n'ibyo bayoboye noneho kugira ibwira ibyo mbabwira ahubwo uri guca muri ba bantu yampaye urebe ikintu kitwishe ndetse nsaba inzego za leta zitekereza abaturage n'abandi bantu bakuze bazi imyizerere kugira ngo badufashe ikintu cyisha abantu benshi ni umwuka w'ubuhanuzi w'ibinyoma impamvu ubona abantu bari bumva akantu gato bagahita birukanka bamenyera umwuka umeze nk'uw'abapfumu kumva ngo ikintu cyabaye ngo reka njye kureba niba ibyo numvise ari ukuri ngo reka njye kureba noneho bakanahurura ugasanga bari no kuhamya ikintu badafite ikimenyetso hari inkuru nyinshi ziri kuvugwa hanze aha ngaha kandi ziteye ubwoba wibaza ngo ariko ni gute umuntu avuga kino kintu nta makuru agize gute afite ari nayo mpamvu ngiye sinjya gutinda kuri leta cyane ku bw'imyanzuro ifata
cyane cyane ku bw'amadini. yego Ni amakosa ari kubera mu nsengero cyangwa se mu bizera cyangwa se abantu twita abakozi b'Imana batambutsa message ariko ugasanga nta kimenyetso gize gute ifite cyatuma abantu bizera ko ibyo bivuzwa ari ukuri. Yego. nk'umukozi w'Imana rero tugiye kureba hano hagati y'imikoranire ya leta n'amadini, mwebwe muri kumara cyangwa se abakristo banyu cyangwa se abahanuzi bamwe muri mwe baramara guhanura ibintu bagakura umutima abaturage b'abanyagihugu, leta ikarwana kugira ngo bwa buzima bw'abanyagihugu bumere neza, nyamara ari ibibazo byatejwe n'abakristo na n'ubundi bitwaje amatorero. Ntabwo ubona ko muri buze abahanuzi bamwe na bamwe muri aba bantu bari kuvuga bino bintu birasaba leta kubafata ikabafunga cyangwa bakagira ibindi bihano bahabwa kubera ko bayobeje abaturage b'igihugu cyangwa se abatumye abaturage b'igihugu wenda babagira ibindi bibazo bahura nabyo. Urugero tuvuge n'urugero, umuntu aravuze ati Yesu araje, atumye abantu bariho n'ufite imitungo arayigurisha asigaye ari umukene. Ni urugero. Yego. Abakozi b'Imana kuri leta ntabwo leta bari buze kwisanga bahanganye cyangwa se leta buze kubahanira amakosa bari gukora. Yes, reka urakoze cyane. Reka sabe leta nta gihe cyose umubyeyi atabara umubyeyi. Leta ni umubyeyi. Badufashe natwe dufatanyije kuko leta nijye, leta ni wowe, ni abantu bose bahuje, ariko hari ab'Imana yatoranije cyangwa se hari abatoranijwe kugira ngo batekereze abandi. Ndasaba leta igerageze ikoreshe imbaraga Imana yayihaye, binjire muri aya madini n'uyu mwuka urimo, ndetse wa gihanuzi navuga w'ibinyoma. Niba umuntu asohoka mu rugo agasiga umugabo we ngo nuko bamuhanuriye ngo umugabo si uwawe, umuntu yarabyaye abana afite abana 3 bikarangira asenya urugo rwo kubera umwuka ngo wa gihanuzi ngahanuriwe. Bagerageze ibiri kubera mu nsengero, abantu binjiye mu nsengero bazi ko bagiye gukomorwa ibikomere, bagiye kwishima, bagiye gukuramo amahoro, bagiye kwakira umugisha, ariko bagezemo ibikomere niho biri kwiyongera. Ndetse nibwo bamwe bari gusanga bisanze mu bihe bibi bidasanzwe, bamwe bayobye, munaniriwe gukora, asenya urugo rwe, akoze ikosa, yanze kwizera imiyoborere y'igihugu, yanze gufata mituweli, ararwaye, apfiriye mu nzu, agiye ku musozi amazeyo iminsi 7 ngo yicishe inzara ngo Imana ngo imwiyereke. Icyo ni ikintu leta ikwiye guhagurukira, ariko shimire n'Imana ko na leta idasinziriye kandi amaso yayo ari kureba. Nyuma y'ifungwa z'insengero ntabwo bamwe mu bakirisitu namwe muri buze kwisanga muri gufungwa kubera ko amakosa muri gukora tubona ko agize ibyaha. Kandi mu gihe cyose itegeko rije ntabwo haburi abo rigonga, kandi ntabwo itegeko riza rije kubangamira abantu cyane, ahubwo riba rije kubayobora, kubaha umurongo. Urakoze cyane. Rero mu bintu nekereza, abafungwa ntabwo babura, ariko n'abamenye ukuri ntabwo bari bubure. Rimwe nuhana umwana suko uzaba umukunzi, suko uzaba umwanzi, ahubwo uzaba ushaza ko afata umurongo muzima, akava mu byo bigaragara bitari byiza, agafata umurongo muzima. Nk'ubakimara gufunga isengero nyinshi ziri gusa neza, kuko imbere zitasaga neza. Reka dushimire leta yabikoze. Hari abantu bavuze gutyo, ndi umukozi w'Imana, ndi umwizera Kristo, ariko sinjya nkunda umuntu wese ugaragaza ikintu cyo kwishakira icyubahiro no gushaka gucurika ukuri kugira ngo ubwe amenyekane. Niba urugero umbwiye ngo ninguhe imodoka yanjye, ngo ejo ndabona 2, ni mu buryo bumwe ukoresha bwo kunyiba umutungo wawe. Rero leta nibireba ntabwo izatuma na wa wundi yibwa. Niba ajye nibwe yabibonye, ariko undi ntabwo izemera ko yibwa. Hari ikintu njyewe njya nibaza nk'umuhanuzi umbabarira, iyo leta ifashe umuntu wakubwiye ngo mpa iyo mikrofone ngo wenda ngo ube ejo nzaguha amafaranga cyangwa se bizagenda gutya, ari nk'uburyo bwo gukoresha uburiganya, ari umuntu usanzwe bitajemo leta, bitajemo uburyo bw'amategeko, uwo nyine iyo nk'umuhanuzi umbwira ni wantize iyo telefone yawe ngiye guhamagara, iyo bayimfatanye baramfunga. Aho ni mu buzima busanzwe. Umupasiteri wahaniriye umuntu ngo tanga iriya modoka ejo uzabona 2, uriya muntu akabura imodoka, za modoka akazibura. Kubera iki noneho mu rusengero leta itinjiramo cyangwa wenda kurandwa abahanuzi? Niba uhanuriye umuntu ikintu koko
iki ntabwo cyafasha abantu. Niba hano umuntu amubwira ngo uzajya kwiga muri Amerika n'urugero ukamubwira n'igihe azagerayo cyagiye cyagira ntageyo, leta yagashizeho umurongo uriya muntu wavuze biriya bintu agafungwa. Abafungwa ni benshi kabisa, kuko ndabona bino bintu bishobora kuba byaca kano kajagari. Sinzi none iki kintu kucyumva cyane. Reba umugore yarahanuriwe ngo wa mugabo we ntabwo uri umugabo wanjye, uriya mugore atandukana n'umugabo, uriya muntu wamuhanuye ntabwo ashinzwe gusenya umuryango. Yes, ahubwo yagakwiye gufungwa. Kubera iki uyu muntu adafungwa? Kubera iki nyine aya masezerano atangwa na pasiteri adasohora, badafite undi muntu yababaza? Bitabaye ibyo niba mu nsengero musengeramo cyangwa muhanuriramo mudafite abantu babaza amasezerano mwahanuriye abantu, mureke leta yinjire no muri izi nsengero ibyo mwasezeranyije abantu nibatabibona. Kubera ko iyo umuntu amaze kwemerera ngo uzabona 100,000 tanga 10,000, bya 10,000 byawe uba wabyigwa ukabitanga, utegereje ryajana. Nutabona ryajana muri izi nsengero, kuko zino nsengero zitashize byo gukurikirana bano bantu bari ko uburiganya bitwaje kuryarya imitima y'abakristo babo. Yereka mbande shimire leta nabivuzemo kare. Yego. Leta higejeje ikora. Yego. Genda yishimiye. Yego. Kuko hari ibintu bitangiye kugira umurongo. Ariko iracyafite akazi. Iracyafite akazi, ntabwo ibintu byubaswe imyaka hafi mirongo ingahe wabishobora mu kwezi, imyaka 30. Ubu ngubu tuvugana bitangiye mu mwaka umwe. Yego. Rero aho bigeze, yego, n'izindi ngamba ziracyafatwa, yego, kuko leta ntago isinziriye, nayo hari ibyo ibona ikareba. Nekereza ko ibintu bizagenda bigira umurongo. Ikindi uyu mwuka w'ibinyoma usanga abantu benshi bafite ibikomere batewe n'abahanuzi. Yego. Ndetse ugasanga rimwe ubugambanyi buraza mu buhanuzi. Yego. Sinibazage nk'umuntu usenya urugo. Yego. Bakaba bazi ko ari umuhanuzi. Akabikora gutyo ntago Imana isenya irubaka. Yego. Ikindi Imana ihora ari nyakuri. Yego. Hari abantu benshi usanga bagwa ikintu kuko kidasohoye agahita aza akabidefanda akavuga ngo impamvu itasohoye bitwaye nabi, wakoze ibyaha. Yego. Ni Imana imenya ibihe. Ni Imana imenya ko umuntu azagwa. Ni Imana imenya ko umuntu azagira intege nkeya. Ni Imana imenya ibihe byose. Rero sinibaza uburyo Imana ivuga ikintu kubera kudefanda ibinyoma twavuze, tugatangira kuvuga ngo yango wasanga ari imyitwarire yawe mibi. None se hanze ko tubona abapagani bameze neza, bubatse neza, abo batajya mu rusengero, basenga Buda, basenga abo batajya mu rusengero, bameze neza, ndetse n'ibyo bintu bahanuriye uwo muntu wizera baba barabifite kurenza n'ibyo atunze. Muri kumva rero nge nekereza ko shingiye ku bimaze kuba, ibimaze gutambuka n'amakuru ari hanze y'ibinyoma mu buhanuzi bitandukanye, leta nikomeze ishyiremo umurego kandi tuyishimira nyine yahegejeje ikora. Yego. Tugana ku musozo rero, ntago ari ku musozo, twakomozaga wenda kuri bino bya Bikira Mariya. Hari wenda nko ijambo ryo muri cyangwa se icyo Bibiliya ivuga kuri ibi bintu wagikomoje, uravuga ngo muri iyo minsi hazatera abahanuzi b'ibinyoma, ibyo byose abantu bagomba kubyumva. Wakomoje ko abantu bakwitwara, ariko noneho nk'umukristo umuhanuzi wongera ugira inama abantu bari kwakwa amafaranga n'abantu bitwa abahanuzi, ndetse nuko bakwitwara. Uwo ni umwuka w'ubusambo, umwuka umuntu wese uzi kubwira ngo ngusengere akakwaka amafaranga tayari cyamaze kuba ikinyoma, kuko Bibiliya avuga ngo mwaherewe ubuntu muzatangira iki ubundi. Niba ndi umuvuga butumwa cyangwa se ndi umuhanuzi, ntago impano nzihaye ngo njye kuzicuruza, ntago nzihawe ngo zigende nzikoresha mu buryo bw'uburiganya ngo abantu babure, ngo abantu bame ibyo batunze, hanyuma ngo muri kubabwira iki Imana imbwiye. Nekereza ko mu buryo bumwe nabwira abantu babikora bakabana amafaranga ko iminsi iba myinshi igahemwa n'umwe, kandi iminsi y'igisambo ari 40. Ikindi nkabwira abantu bakoze ayo makosa bakisanga kubera ubwoba, babikora kubera ubwoba, akenshi usanga abo bantu kenshi baba bahahamuye cyangwa se basanze mu hitari byiza, bakabaprofita kwa ngo tanga ibi urakiri indwara yari imeze gutya cyangwa se wazo urubyaro. Ariko kandi reka mvuge ngira inama umuntu wese, Imana yo mu ijuru ikiranuka ntabwo ikunda ibiguzi, ntabwo ishaka ibiguzi. Ikintu ikeneye cya mbere ni uko umuntu ayiha umutima akayizera, ikorana nawe. Kantunga agatoki mu nsengero, ubwo uzamvuga nabi azihangana undakarira bimenye. Ibivuga ko mu nsengero cyangwa se ibyo mbona ko mu nsengero harimo iterabwoba, mu nsengero zimwe na zimwe harimo ikintu cyitwa iterabwoba ryo ku rwego rwo hejuru. Iki kintu
sinzi niba uri kucyumva ngo nanjye ndi kucyumva ariko ndakubwiza ukuri mu nsengero harimo ikintu cyitwa iterabwoba hahandi umuntu akubwira ngo wari uri bukora impanuka ariko Imana yigukuriyeho biriya bintu njye bifata nk'iterabwoba umva impamvu ya mbere niba muri hari ahantu bavuga ko Imana itivuguruza iyo yavuze ntijya yivuguruza uretse gutera umuntu ubwoba kugira ngo numara kumutera ubwoba umwica ubwonko ubone uko umwambura umuntu wari bukora impanuka iva hiti ibi bintu uko mbifata nk'iterabwoba we ibi bintu bibona gute Imana yari igukuriyeho urupfu Imana igukuriyeho impanuka Imana igukuriyeho uburwayi Imana igukijije ibintu ntabwo ari iterabwoba ari mu madini no mu nsengero ibyo ngibyo reka mvuge ko ntaza kubifata nk'uko uri kubifata yego mu byita iterabwoba kereka hajeho ikindi kintu kivuga ngo kugira ngo iveho yego uratanga iki nutagitangira abaho yego ku ruhande rwanjye ntago nabifata nk'iterabwoba kuko Imana iravuga tubyemere abantu badukurikiranye kandi irakora kandi yakoresha abahanuzi na ba Petero abakoresheje n'abandi bose arabakoresheje ahubwo turebe ngo ubuhanuzi nanze mbutanze muhiye sasa mbunyuje muhuye buryo ese uwo mubwiye mubwiye mu buhe buryo kuko afite kugira ngo umuntu afite kuvuga ngo Imana ikuvanyeho impanuka ngo hari impanuka rigiye kuba ariko kugira ngo iveho urabanza gukora iki ngiki nakumva ko aho ngaho ushyizeho iterabwoba ko ninagikora yamanuka iri bumbeho ariko niba koko uzi neza ko Imana yimvanyeho ndizeye nyine gendagiye mbyizere birangiye none se none ngira ngo nubwo utari mukuru cyane ariko kandi wumvise uburyo Imana abantu barimbujwe umwuzure subizi se ndetse wumvise uburyo Imana yavugiye mu kanwa ka Yesaya ko hazavuka umwana ari we Yesu akavuka abo ni abahanuzi sibyo ntabwo umwuka w'iterabwoba kereka haje izindi kondisiyo ziri bugaragaze ko nta kiri bube natanze amafaranga asabwa cyangwa se nakoze bya bindi negekwa runaka mpamya ko Imana ikorera mu kwera kwayo no mu mbabazi zayo no mu buntu bwayo rero ntabwo ngiye mfata nk'iterabwoba kuko abahanuzi barahanura kandi ibintu bigasohora n'ababadiya bapfuye ari abahanuzi barakoraga bagahanura ni benshi bahanuye kandi ibintu bigasohora ahubwo twatekereza niba nta zindi uzazengerwaho nyuma nyuma yo kubwenga ngo Imana ikureho impanuka nta bindi bintu wenda akwaka cyangwa se agutegeka ko wakora bonekereza ko ubyaka dukwiye kureba cyane ko yazanye iterabwoba ariko niba aruhanuye mu buntu akavuga ngo Imana ikoze iki kandi koko akabazi ko Imana imubwiye nanjye nkabona ko icyo kintu koko hari ibimenyetso ufite by'icyo kinavuze nta cyambuza kwizera ko ibyo bintu yavuze nk'umukozi w'Imana rero tugana ku musozo niba hari ikintu wabwira abanyarwanda muri bibe barimo byo kwizera mu minsi ya nyuma gira message utambutse icya mbere ni ukwitonda mu nyisho ziri gutambuka ni ukwitonda bagatekereza cyane ku mwuka w'igihano ziri hano hanze bakirinda cyane kujya aho bigiye kubanya mu gihe bigiye kubabana butama umuntu pasiteri akubwiye ngo nyura hano ntushishoze mbese ntabwo anjyanye mu rwobo icya mbere mbasaba begera Imana basenge ntabwo Imana ikora ari uko bahanuriwe nta nubwo ari Imana ikora ari uko abantu bereswe barakoze cyane Gicumbi bati yabyariye mu rusengero baramuhanuriye ngo ni urushwima rwaye kandi abizi ko yasambanye abantu baramuhanurira ngo ni urushwima rwaye ntabwo atwite kugeza ubwo inda iragaragara mu rusengero ni umudiyakoni na dirijante wa korali kugeza ubwo ku bunane abyariye mu rusengero ibi bintu abahanuzi muri kudukorera ni ibiki sinzi wenda nuvuga abahanuzi abagicumbi nagara mu Rwanda hose ngabo umwe agatukisha ngo titameni konte Imana yavuze ngo ariko nekereza mu buryo bubiri umwuka w'ibinyoma ndetse n'abantu babihanuye ari jyewe nabafata nkababaza impamvu bavuga ko ari urushwima kandi ari umuntu utwite kuko ntabwo yabyaye ibindi yabyaye abana ikindi noneho uwo ni umwuka w'amarangamutima cyangwa se imitekerereze ikigaragaza ko nta mana yari iri muri bo nta mana yari muri bo ari abamuhanuriye ari abavuze ko ari urushwima nta mana yari muri bo kuko iyo aba ari Imana yari gukora muri bo nyine ibyo bavugaga nibyo tuba twarabonye ibi bintu ADEPR iri kugenda idukorera cyane ko byabereye mu dini twita ngo ni iby'abanyamwuka Pentecote twizera ko ari idini ry'abanyamwuka ibi bintu dukorera byaba ari ibiki
ntabwo ADPR ndi bivuge ko ari ADPR ahubwo abantu runaka basengera muri ADPR ibintu baba bari gukora bizaba ari ibiki nekereza ko je ibintu ADPR kwiye gukora uwo muyobozi bwa ADPR ni ugucaha umwuka w'ibinyoma nk'uko basanzwe babikora bagacaha umwuka w'ibinyoma ndetse byabana na leta nayo irahari ibi bizabana na leta irahari ngibicyahe kuko je ku rwange ruhande nekereza ko niba umuntu ahanuye kira kintu ngo umuntu ngarwara urushwima kandi yajya kubyara akanabyara mu rusengero birasobanuye ngo aha urwo rusengero ahubwo nuko ari bya bindi nyine ubundi leta yagakwiye kurufunga kuko nta miyoborere ihari kuko niba umuntu abyariye ku ruhimbi abantu babyara kwa muganga iyo bataza kumuyobya aba yaragiye kwarama none se ntiyarabizi ko atwite ese tuvuye ko ari umwana uzavuga cyangwa tuvuye ko atarabizi ko yakoze icyaha oya twumvikane umuntu ayobya imitekerereze y'umuntu cyangwa se imyizerere y'umuntu birashoboka bahanuriraga ko ari urushwima bongeragaho n'ibindi bintu utazi ibyo ari byo rero jye ku rwange ruhande nkatekereza ko ariko utwite yagize uburangare no kudahamya ukuri yarazi ariko bahanuye ni abantu z'ibinyoma bavuze ibintu bitari byo barabesha rero igikwiriye nta kindi ari abo bantu z'ibinyoma babagenera ibikwiriye batazongera guhanurira abantu ejo yazanavuga ngo amaguru ufite siyo kandi uzi ko ari amaguru hari icyo bita abasaza b'itorero kuki batigeze bicara ngo basesengure bige kuri wa mudiyakoni wabo nibura ngo bajye no kumupimisha bavuga ese koko iyi nda ni ubushwima cyangwa kuki banamuganiriza bavuga ati nta kintu waba warakoze ku buryo kiko turi gukeka bimeze gutya nibyo turi kuvuga ni imyizere abantu bafite muri iyi minsi bumva ko umuhanuzi yahanuye ibintu ngo byarangiye umuhanuzi akaba afite imitekerereze akazagahanura mu itorero ko ngo bano bantu ntabwo ari bazima ngo bano bantu ngo ntabwo ari beza ubwo ni umwuka w'amacakubiri ni umwuka uremamo abantu ikindi cyuka umuhanuzi akazagahanura ibintu mu itorero mugahita mwumva ni ibintu biremye amacakubiri ni ibintu bishatse gucamo abantu ibice ni n'ibintu bishatse kuvanamo imyizerere mizima ndetse no kubabuza gutekereza neza niba rero aba bantu bahanuye ibi bakavuga iby'uyu mugore kuko jye nabonye yabyaye umubyeyi ubu ni umumama ari umukobwa uyu ni umumama kuko niba ufite na mushiki bamenye ko nta rindi herezo no kuwumama rero nkatekereza iki ni ugufata icyemezo bagafata bano bantu bahanura ibipfuye n'ibinyoma bakabagenera ikigize gute ikibakwiriye kuko ntabwo ntekereza ko uyu mukobwa ntabwo wayoberwa ko wasambanye nta nubwo wayoberwa ko wasambanye ntiwanayoberwa ko wasambanye kuko ntiwongera kubona periyode oya hari n'abayibura hari n'ababura imihango atari uko batwite ahubwo natekereza mu buryo bubiri mu mwuka w'ubuyobe uba muri urwo rusengero abo badiyakoni abo bapasiteri se nta muhanuzi mukuru uhari nta muntu ureberera abantu uhari nekereza ko bakwiye gufata komite yose y'iryo torero rya ADPR aho ngaho bakabicaza abo basanga kuko bari bazi inkuru bahimbyemo ibinyoma bakabafatira ibyemezo hari akantu numvise bamwe ngo babicuza inyuma y'itorero hari n'ababasohora ariko leta izadufashe ni gute umuntu bavuga ngo bamusohoye mu rusengero ngo nagenge ngo baramuciye mu rusengero ngo nagenge bamujyanye he abagiye ni Peter rero tugana ku musozo ufite igitekerezo cyo gufungura umuyoboro wawe cyangwa se cyo gutangiza umuyoboro mushya kunyuzaho bimwe mu marangamutima yawe na zimwe mu nyigisho mu buryo bwo gufasha sosiyete nyarwanda bantu bitega iki muri iyi minsi iri imbere kuri wowe icya mbere ni ukuri kuzuye kuko nababwiye muri uyu mwaka nangiranye ingamba nshya zo kudatinya kuvuga ukuri kandi nkusi icya kabiri numva ngiye gukora ni ugukorana imbaraga nyinshi rero ikintu bakwiye kwitega cya mbere ni uko nje gukosora amakosa bamwe bagize gute bakoze bakayakosora bakayakosa bazi neza ko ari n'amakosa ari igihe umuntu akora ikosa akabazi ko ari ikosa bamwereka mbabeshye tu kubw'iyo mpamvu icya kabiri numva muri jye cy'ingamba nshya nje gutangirana uyu muyoboro wa YouTube no kwigisha abantu kugira ibintu runaka bamenya batari bazi ntabwo nzibanda cyane mu iyobokamana gusa n'ibintu byose nzajya mbijyamo ikintu cyose cyagirira umunyarwanda umumaro
cyangwa se cyagira undi muntu wese nkurikiranye umumaro, mpamya neza ijana ku ijana ko kizajya kibageraho kandi kikaza ari inkuru nziza kandi idafite kubeshya cyangwa se ibikabyo byinshi, ahubwo irimo ukuri kwinshi. Dusengera abanyamurenge hari aho bari gukuritirwa muri Kongo, bari mu nkambi, abari mu buhungiro, abari mu mwobo, dore ko Uvira batangiye kwitwa ndetse bari bamaze no guhunga nyuma yo ko M23 ivuyeyo. Iyo ngeze kuri iyi nkuru yo muri Kongo, ngira bene wacu agahinda ndetse n'imbabazi, ariko mbabwira abadukurikiranye bose ko nta ntambara idashira, nta mvura igwa n'ihite, ibyo muri gucamo Imana ibireba kandi zigiye izabirangiriza. Icyo dusabwa nta kindi natwe no gukorana imbaraga ndetse no kuba maso, kwirinda. Nta muntu ukwiye kumera nk'inyamaswa, nta muntu ukwiye kumera nk'aho naba umuntu adakwiye kuba umuntu wese akwiye guhagarara akaba mu mwanya we. Rero reka nkomeze abantu babuze ababo, harimo abapfuye muri Uvira, hari abapfiriye mu duce dutandukanye. Reka ku rwanjye iruhande mbakomeze ababuze ababo bihangane, ariko nta ntambara iba nishire. Hari ibyabaye mu Rwanda byararangira, byararangiye, ibyabaye mu Rwanda byararangiye, turi mu mutuzo tumeze neza. Rero abari muri Kongo, abari muri Uvira, abari mu bice bitandukanye, mu ntara zitandukanye, reka tubabwire ngo bakomere, kandi tubwira umuntu wese uzi neza ko ari ku rugamba agira umutima w'ubutwari, agira umutima wo kwihangana, amenye ngo ndi kurwanira amahoro. Kandi nongere mbwira abantu ngo nta mahoro abaho nta bitambo byabayeho. Intambara yose igira ibitambo. Umuntu wese ikintu cyose ugomba kugeraho hari igitambo kibaho. Rero hari abamenye amaraso kugira ngo abandi bakire amahoro. No mu Rwanda byabayeho, no muri Bibiliya kandi birahari. Hari ikintu cyose kikenera igitambo. Rero reka nkomeze abakiri ku rugamba be gucika intege. Ikindi bagerageze dusenge twizera Imana, twirwaneho twizera n'Imana, kuko Imana irangiza urugamba. Reka rero ku rwanjye iruhande ikintu cya mbere no gukomeza abagihagaze bagihumeka, nibakomere bihangane. Imvura iragwa igahita, nta mvura idahita. Ibibazo byose biraza bikarangira. Umuntu arababara uyu munsi aje agaseka, umuntu ahura n'akaga gakomeje kakarangira. Rero abari ku rugamba ntibacike intege, ariko kandi n'abagiye Imana ibatuza heza, kuko ni ibitambo by'abandi. Bye. Ubuzima. Twadukotinga.